I'm sorry. Nge nk'umuntu utaba kuri imihanda ya TikTok yanyunguye ibintu byinshi. Okay, so hanyuma rero urabyumvise Ndabyumvishe yawe urakoze cyane kimenyerera kibiri y'amategeko yayo. okay, sasa mbere mfata ijambo bwa mbere nabikomojeho icyo bita impamvu nyoroshyacyaha, circonstance attenuante niko babyita mu noza mu mategeko, ariko nyirago nayize ubwo banagiye mbitoragura nk'umunyamakuru. Nubwo twiga muri kaminuza twize introduction to law, ko twarudusaha du credits duke. Hanyuma ikindi bishobora gutuma bongera bagasubiramo neza iperereza, yamana agahamagarwa bakongera bagasuzuma niba ibivugwa na ba jihadi baburana byaba bidafite ishingiro, bakareba niba nawe nta ruhare yaba yaragize rwose mu gutuma ariya mashusho turavuga ariya y'imibonano ya mbere asohoka. Ibyo umucamanza ntabwo ari twe tumushyiraho igitutu, ntekereza ko yakongera rwose agasaba ko bisubirwamo bakareba, hanyuma basanze nawe yaragize uruhare ntibivana ko n'abandi bayakwije nyuma ye babibazwa, ntabwo byahita bihagarika dosiye. nazo mbabwira ko iyo cyabaye icyaha nyine criminal case ubwo iba yakorewe sosiyete, nabari abashinjacyaha mubona baba bari guhata ibibazo uregwa baba bari kubikora mu izina ryacu twebwe sosiyete, twebwe twese sosiyete miliyoni 14 ntabwo twajya hariya ngo tushinje uriya muntu, dufite abashinjacyaha babikora mu izina ryacu. Ariko kandi bari abashinjacyaha ntabwo ari abo gushinja gusa, bagomba no kureba ibyatuma umuntu arekurwa nubwo atari abavoka b'uwo muntu. Dufata urugero, sinzi aho Jihad numvaga avuga ati jewe bavuga ko nabishyize kuri status ngo hari na screenshot bigaragaza ati ariko nta nimero ya telefone irimo igaragara ko ari iyanjye. So ubwo urumva bazategwa amatwi kurushaho. Niba n'umucamanza ashakaga kwihutisha dosiye ngo irangire abahanwe abagirwa bere arabaretse gato, kuko wa muntu witwa victim nawe ubwe hagaragaye ibimenyetso, usibye ko ntabwo ari twe tubyemeza, bizemezwa nabwo n'inkiko, ko ajya yifotora cyangwa se yifata live ari kumwe n'abagore, let me say that, cyangwa se n'umugore. Video yarabonetse, bashobora no gucukumbura bakareba niba hatari n'izindi ahandi. Urumva uzi kuba waragizweho ingaruka no kwifata video itari live ukora imibonano mpuzabitsina, ukagira umwaka nyine igasohoka ikajya hanze, noneho warangiza ukifata iya live kandi uziko habaho screen recording. Urumva noneho tukibuka dosiye y'umupasitori wayoboraga itorero Inkuru Nziza mu Rwanda hashize imyaka nk'icumi, wakoze e-sex imibonano mpuzabitsina a distance, urumva n'umuntu wari za Canada. Uwo mugore bakoranaga imibonano mpuzabitsina yiyakure ku ruhande rw'agakora screen recording, hanyuma bikaba scandal kumva umuyobozi w'itorero rya Gikristo yakoze iyo majabu, byarangiye bamwirukanye bamuvanye ku buyobozi bw'itorero. Icyanambabaje nuko batibwirije ngo ave, ahubwo bikabanza gutera induru. So iyi sosiyete rero nimugoroba nabikubwiye Godfather y'ikoranabuhanga rishobora kuba ryaraje tutiteguye, reka twihutana tutarize tutarateguwe mu mutwe, reka twihutana rigasanga turimo tukarisinda tukarikoresha ibintu bizatugiraho ingaruka. Ibazo uno mutaramu turimo kuganiraho niba afite abana cyangwa azanabagira, ibi ntaho bizajya bizagumaho. Abo bana bazabibona bati dore papa wana yo ibi bintu. Ariko mana yanjye sha nyambura ijambo. Oya ntabwo mwambura ijambo ntimukeneye aya masaha. Oswa reka tumubaze Oswa reka tuganire noneho, reka bibera Niki, reka natwe tubaze, not kuba speech. Okay, it's fine. Niba ushaka kubaza urabwira Godfather aguha ijambo, nge ntabwo nta kibazo mfite.
Oswa uganiriye neza kabisa, uri gusesengura ibintu birimo n'ubujenama. So nje ndabaza kuri iki kibazo, ese hari ukuntu bivuze ngo dore noneho ko biramutse bigaragaye ko ari we wakoze ibi akaba yasharinze ubusa ndetse yabwifasha akaswa akabwisharinga, ni nago difaza kikwaje ariko utagikozeho neza, none se aba bantu bari muri gereza bazira ko basharinze kandi ari we amafoto bayifashe nta wayamufasha, ubu se ntibarenganurwa bavuga ko dore n'ubundi agaragaje ikimenyetso ko wenda turengana kuba twarasakaje ariko niwe wabiduhaye yaratubeshe, sinzi ntacyo byatanga kuri bariya bari muri gereza? urakoze cyane. Nari nabivuze, ni ukuvuga ngo icyo bishobora gukora ni uko umucamanza yaba aretse kwanzura ahubwo agasaba ko ya mpano yongera akabazwa, yemwe na telefone bakayifata bakarebamo, bakareba niba hatarabayeho kuba yarayikoresheje yohereza, bakajya nta handi koko yashyize ari amashusho, abandi bari bafitiye password, bakamubaza ese wayashyize ahantu uzi ko atari wowe wenyine ufite urufunguzo rwinjira aha hantu kubera iki? Nawe akabibazwa, akajya mu bandi nawe akabibazwa. niyo mpamvu nkunda Oswakimu pe, Oswaki ndagukunda. Mbese bikaba bivunduwe, kuvundura sinzi niba muzi icyo kinyarwanda, nuko yerekanye ko inzego zirimo kumufasha ngo abone ubutabera zisa nk'izirimo kuruhira ubusa, kuko uwo zifasha nawe ubwo atifashije, atarimo kwifasha ahubwo arimo gushyira ibintu irudubi. Kandi ntibinavanaho gufungura kesi nshyashya yo gukwiza amashusho y'urukozasoni, noneho ari we ubiregwa directly. Iyi dosiye ya kabiri niwe wayiregwa kuko ni live. Uruhame ni iki muri ibi by'ikoranabuhanga? Ni igihe abantu babiri barimo kuvugana cyangwa se baguhamagarana ku bwa video, ku bw'amajwi, kwandikirana bakoresheje mudasobwa. Iyo muri babiri ruhita ruhinduka uruhame, mu gihe uruhame iyo nta koranabuhanga ririmo ari face to face, ni igihe murenze babiri, ubwo muri batatu, muri bane. So urumva hashobora kuvuka indi dosiye nshyashya, ariko nanone hari na impact kuri dosiye iri isanzwe y'abajihari. Ntagusubiza direct ringira ni ntabwo bivanaho ko bariya bakomeza gukurikiranwa, kuko umpaye ibiyobyabwenge wabanje kubinywaho nanjye nkabinywaho, ntabwo wowe wabimpaye rero uzakurikiranwa gusa ngo ni njyewe sinkurikiranwe ngo kuko ari wowe wabimpaye. N'aba jihadi n'aba pazomane n'abandi bazakomeza bakurikiranwe, ariko ubwo na ya mpano yinjiye ashobora gutuma yinjira mu bakurikiranwa. Bashobora gusuzuma neza cyane n'ubushishozi bagasanga wenda koko hariya yararenganye, ariko iyi ya kabiri nayo yagombye kuyibazwaho. Okay, Murakoze. birasobanutse. Galfa. Okay. Oswa, njyewe abantu banyikomye kubera ko njye nababwije ukuri. Umuntu ufashe video, njyewe ubwanjye Kemunike mfashe video ikajya hanze, nagakwiye kubibazwa kuruta uko nagakwiye kubazwa abandi bantu bayishyize hanze. Kemini, nta muntu wakwikomye, ndagusobanurira hano. Abantu bose banyikomye hano, nabonye ko sinzi niba ikosa nakoze ari ukuvuga ibintu mwigeze kuvugaho. Oya, ikosa ryabayeho, nta kosa ryabayeho, ariko uburyo batondekanyije ibintu niho havuyemo ikibazo. My brother, njye ntabwo wabizi ko ndagukora, sinakubeshya. Like nk'ubuhe ibintu wabivuze, uretse gato wavuze ibintu urimo kunyumva, ariko uburyo babitondekanyije biluzinga point, ntitwasobanukirwa uburyo uri kubivugamo. Ntabwo njye nakubeshya, urabizi. So ntekereza ko wabivuze ugeze urabikwangereka, tuyoberwa tubura icyo dufata n'icyo tureba, ku buryo wavuze ibintu biri byo ariko n'uburyo wabivuzemo. Icyo nicyo bita rero umusocial media influencer. Oya se kandi umusocial media influencer ahangaha nta muntu uri coding ikintu ngo narangiza abinshinze.
reka oya turakubujije. ndumiwe. Hano hari umuntu wagerageje gukora iki kiganiro bwana Osokimu, reka twifashishe undi munyamakuru bamwita Theo w'ukwezi, reka mu ndebere niba Theo yamaze kuhagera. Theo niba yamaze kuhagera washyiramo request nka kuzamura, noneho tukagira duti mureke du connecting abantu batari buze gutanga ibitekerezo, ndaza kubazamura kuko iki kintu ni ikintu gihangayikishije, muze kunyemerera habemo kugira bwana Didimani ni umuntu mumwe mubazanye uyu mwana muri uyu muziki. Didimani shyiramo request, uyu ni umwe mu bantu b'inshuti za hafi za ya mpano bwana Oswakim, uyu ni umwe mu nshuti za hafi cyangwa umwe wagerageje kuzana ya mpano, wabanye na ya mpano. Ibi bintu Oswakim murabizi, ibi bintu ubwa mbere bwana Keminike n'abandi mu nkurikira murabizi, ngiye gufata umwanzuro wo gushyira bino bintu hanze no gutabaza mvuga ko ibintu bidakwiye. Ngewe ntabwo njya mfata side, nta nubwo njya ngendera mu marangamutima. That's why nahisemo kuvuga ngo ibi bintu bigomba kujya ku karubanda, noneho abantu bareke gukomeza kuba mu kihome. Nubwo nzi ko abantu benshi cyane bari buze guhekenya amenyo, muyahekenye muyacire, urimo kumva, muyahekenye muyacire ko you gonna do nothing as long as turi kubaka society ishingiye ku kuri, society igaragaza ukuri. Turi kumwe? So ngayo nguko hano bwana Didimani, nk'umwe mu banyamakuru, nk'umwe mu ba DJ, nk'umwe mu bavanga muziki, nk'umwe mu bantu bagaragaye mu bintu bitandukanye, urumwe mu bantu bazi ya mpano hafi cyane, banabaye hamwe nawe hafi cyane. Nyuma yo kumva iyi nkuru ko tariki ya 29 hari kuwa mbere yagize gutya agafata undi mwana w'ikizungereza akamujyana muri hoteli Kanombe ahazwi nko kwa Bamporiki mu Busanza, akamufata akamududura, ariko agasanga ngo bitewe n'uburyo umukobwa yari ameze atagomba kubikora, atabisangaje abandi bantu, agashyiraho kamera agahindukiza kereka abandi bantu ibyarimo. Ukimara kubyumva ibintu wabyakiriye ute? ntago ndabona iyo video, urumva? Ntago ndabona iyo video, ariko nimba ibyo bintu koko bihari, ishyano ryaguye kabisa bro. Jewe nakomeje kumva uburyo abantu bagenda babivugaho, uburyo bagenda nyine bagaruka kuri iyo video bamaze kujya hanze. Njye nimara kuyihera amaso nkayibona, ndaza ku interview mu kiganiro cyose kiri buze kuba, njyewe uburyo nzimo yama ntago numva ko ari umuntu nyine ushobora gukora ibyo bintu. Just n'uburyo noneho ari roki, n'uburyo ari wa muntu ucecetse, wa muntu man ubona afite inyota y'akazi n'ibiki. Ntago numva ko nyine ibintu cyangwa byagarutse gutya. ariko Didima mureke tuganire. Mwebwe nkamwe muba muri industry murayizi, mwibagije ko abantu bakora ibintu kugira ngo bavugwe. Ibyo bintu murabyibagije, ko umuntu akora ikintu kugira ngo avugwe, mwebwe mukagira ngo uwo muntu yagikoze atabishaka kandi yabishakaga. Oya rero buriya Kemini ntago kuri uru rwego cyangwa iki cyaha uyu itonde banza wumve icyo mvuga. Aya ni irunga, reka nkubwire akantu kamwe mukanyumvemo neza. Oya abantu hano muri industry ya music, njyewe nzi abahanzi benshi, none ngereka ngiye kumenya ibanga. Reka nkubwire wa mugabo, reka menya ibanga. Ibi ntago wabikinisha ngo uvuge. Ikibazo cyawe murimo murashaka kandi ngiye ibintu bikoramo. Umuntu araza akakubwira ngo uri minisitiri, banza wumve mbikubwire. Umuntu araza akakubwira ngo mfite prudence, ngiye kurongora uyu muntu kandi ni planka, minsorere hanze uvuge ko ngewe nakoze ibi nibi, kandi mubizi yuko ari ubujajwa. Umva nkubwire rero, za prudence z'imbere y'igitanda. Reka nkubwire ntago Didima ibyo bintu nubizi. Ngewe rero harije mu nsetsa ngaho muri rero tubigenze gake. Munyemerere Theo wababaje kuhagera, Theo w'ukwezi niba wamaze kuhagera, ndashaka kugira ngo wandikemo muri comment niba live wamaze kuyibona, andika muri comment. Hanyuma noneho urareba ahantu hari akantuza, hari akalink. I mean ni gute basaba mike harya hano we munyibutse, urandebera aza kuri nubwo nari ahantu ari udutwe tubiri, aba bantu babiri, umugabo n'umugore, umugore bari mutoya. Urareba ahantu hari udutwe tubiri, udukandeho ndahita nkubona, cyangwa wandika ijambo muri comment ndahita nkubona. None se oya Godfa, yes sir, reka two kubihanganiramo duse nk'abaganira.
ntabwo uzi kuganira nushobora kuganira oya byibura okay ngenzi niba utazi ko nzi Kemini, kuganira ahubwo waba ufite ikibazo nawe ntureka tuganira hari ikintu uri kuvuga ngo ikibazo hari wowe ijambo washatse uteruye. kumfata nkaho ibyo bintu ndi gutekereza nabyivaniye mu mutwe oya ntabwo ari uko Eruga nguko ikintu nagufasha ikintu nagufasha nuko Dominic ibintu arimo kuvuga byo ni ukuri ijana ku ijana hano mu Rwanda urumva nako si no mu Rwanda gusa ntabwo ari ibintu mu byahoze Rwanda. muri hasigaye ari entertainment ikintu y'isi bita yose blanka abantu babyita bakora ngo ibintu blanka urumva abantu bakora ibintu kugira ngo bakomeze bavugwe And reka ugasanga niba uri no, umuhanzi ugiye gusohora indirimbo uri gushaka ibintu Didima. ukora kugira ngo ukomeze oya uvugwe reka no, turebe Didima reka nkwibutse ushobora ikintu gukora ibintu kugira ngo uvugwe uzi ko bizavamo dosiye ribu Yes. ikinjiramo Yes. ubushinjacyaha bukinjiramo Nicyo nari ngiye kuvuga. ntabwo baba babizi ko bishobora kugeraho Oswaki ntabwo baba Halo, babizi halo, Ntabwo babizi. ntabwo baba babizi twumvikane rero sibyo ntabwo mumbabarire twubahane niba mudashobora gusangira ijambo so s'il te plaît ndabatumura twubahane umuntu avuge pointi ye undi akurikireho muganire nk'abantu bakuru uburyo muri kuganiramo ironga mute ya fucking nonsense Mike ariko nawe ntukatubwire Thank nabi you. ngo uradutumura manu funga mic yawe please ikiganiro kigira agaciro bitewe n'ukuntu abantu baganiriye